ariko nubwo buryo nubwo ababipfiriyemo haba harabayeho imbuzi imbere zibanza kumwereka ko iyo nzira arimo agendamo ari mbi. Ahubwo umuti w'ibigeragezo ni ugusenga uvuga ngo Mana umpa imbaraga zo kubihagararamo kugira ngo mbashe gutsinda iki kigeragezo. Ugasaba Imana imbaraga kugira ngo ubashe kugitsinda, hanyuma kandi ukemera kubana nacyo. Kugitsinda rero nuko rero umuti w'ikigeragezo kugitsinda ni ukwemera kubana nacyo, ukemera ko nimba mu gihe kigihari ugomba kwemera ukabana nacyo kandi ugahagarara nk'inyangamugayo ntutsindwe n'uburiganya bwa Satani. Satani ntazagushore mu busambanyi ngo ni ukugira ngo ukunde ubone imibereho. Yego uzagenda usambane bagwe ibyo 10,000 cyangwa binga, ariko uzabirya bishire kandi ujyane wa mugayo kandi uzakuramo ingaruka. Uzajya kwiba wenda ubwa mbere wenda hari ntibagufate ubacike, ariko uzaba ujyanye umugabo mu maso y'Imana. Ubwa kabiri Satani azongera kureshye ugende noneho bagutsindeyo ugwe mu cyaha. Umuti w'ikigeragezo ni ukwemera kubana nacyo. Haleluya. Ibi tubabwira ntago ari amakabya nkuru, hari ibyo twabanye nabyo bigezeho biragenda, n'uyu munsi ibyo tubana nabyo n'ibigero bizagenda kandi n'ibitagenda bizarorera. Ariko nkuko nababwiye akamaro k'ibigeragezo utagizemo uruhare, bije kukugerageza, bije kugusigira ubuhamya, binasiga izina ry'Uwiteka rimenyekanye, bisiga izina ry'Uwiteka rihabwa iyongo iriya icyubahiro, bisiga hamenyekanye Imana ikomba gusengwa iyariyo. Kubera yuko umukobwa udakunda Imana iyo ahuye n'umusore umusaba ko basambana agenda yiruka. Niyo byanze umuseje arabyemera kuko adakunda Imana. Niyo bimusabye aramubwira ngo buretse ejo nzagusubiza kuko muri we ntaga nubundi muri we ntabwo akunda Imana, nyine ntago arasobanukirwa Imana iyariyo. Kadusenge. Data mu izina rya Yesu, izina ryo rihabwa icyubahiro mu isi no mu ijuru, turagushimiye ko tugire neza tukabona akanya nk'aka ngaka ko kugira ngo twongere tugushime, twongere tuvuge neza yawe, tuvuge urukundo rwawe, tuvuge kugira neza kwawe. Ubuntu bwawe Data buraduhagije kuko muri byose twagiye tubona ukuboko kwawe. Izina ryo rihabwa icyubahiro, turasenze kubw'abantu benshi bazumva iri jambo ryawe kugira ngo Data bakomezwe naryo kandi bashe gutsinda Satani mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Nkuko bisanzwe ndumva tumaze kumenyerana abari hirya no hino badukurikira. Amazina ni Rutayisire François, ndumva ari byo ngibyo hasigaye. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Iki turaje ishinga ntago ari ukwivuga, ahubwo iki turaje ishinga nuko abantu babasha kuzamuka mu buryo bw'umwuka bakamenya Kristo, kandi Kristo nguwo tubabwira niwe soko ya byose. Ibyo ukeneye byose, ibyo ushaka byose biri muri Kristo Yesu. Ari ibyo uzabona, ari ibyo wabonye, byose biri muri Kristo Yesu. Rero uyu munsi tugiye kuganira kugira ngo dufashe abakristo. Hari ibintu tumaze iminsi tubona kuko urugendo tugenda ni urugendo rukomeye cyane rubamwo ibihanda, icyo nakwita ibihanda. Hanyuma rero iyo utari umutsima w'ubugingo ngo ubashe gukomera, Satani araza akagukangisha nyine ibyo bihanda ugacika intege. Ariko tugiye kuganira ku bigeragezo, cyo bita ibigeragezo. Tureba akamaro k'ibigeragezo kuko hari Yesu wavuze ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi. Uyu munsi abantu benshi uburyo basengamo, benshi basenga bahagarika ibigeragezo ngo bigere kubageraho. Nyamara icyo tugiye kureba mwaha ngaha, tugiye kureba akamaro k'ibigeragezo. Ahubwo ntekereza ko nitumara kwiga iri somo ahubwo uza gusenga usaba Imana ibigeragezo. Ahubwo noneho muravuga muti noneho yasaza. Ariko reka dukurikire umutwe w'ijambo. Uyu munsi bavuga ngo ibigeragezo ku mukristo ni urwego rumuzamura, ni urwego rumuhuza n'Imana kugira ngo hamenyekane niba uwo mukristo akunda Imana by'ukuri. Iyo abinesheje bimusigira ubuhamya bigatuma akomera.
Haleluya. Uwo ni umutwe w'ijambo tujye kwiga uyu munsi. Uyu munsi wowe mu Kristo, wowe wamaze kwakira Kristo, wowe usenga, ndagira ngo umunsi umenye akamaro k'ibigeragezo. Ibigeragezo twahuye nabyo n'ubu tuzahura nabyo, tuzabicamo, ariko wenda hari aho wabashije kwiga ku giti cyawe, ariko nk'uko Bibiliya ivuga ko icyuma gityaza ikindi, natwe muri urugendo no gufashanya kugira ngo wimuke ku rwego ruriho ugere ku rundi. Utaza kongera gusenga uvuga ngo ibigeragezo ngo bihagarare mu izina rya Yesu, kandi ahubwo bigomba kuza. Haleluya. Ibigeragezo ku mukristo ni urwego rumuhuza n'Imana. Haleluya. Kugira ngo hamenyekane niba koko uwo mukristo koko, niba akunda Imana koko, niba akunda Kristo koko by'ukuri. Iyo abinesheje bimusigira ubuhamya, bigatuma akomera. Haleluya. Rero icyo bita ibigeragezo ni ibibazo bigera ku muntu, ibibazo runaka. Urumva? Ibigeragezo kuri twebwe ntabwo bingana. Ibigeragezo kuri twebwe bitugeraho mu buryo butandukanye. Hari ushobora kubura umubyeyi we ari we yari yiringiye, yari atezemwo amaramuko. Hari ushobora kwangwa n'umugabo. Hari ushobora gucuruza agahomba kandi ntacyo atakoze. Mbese hari ushobora kujyanwa mu nkiko azira ubusa, ntacyo afite. Ibyo bamurega ari ibinyoma, ari ibihimbano. Nkuko twabonye ko hari umugabo witwa Naboti bigeze gutera amabuye kugeza apfuye. Urumva? Noneho kenshi na kenshi ibigeragezo biza bigutegeka gukora icyaha. Kenshi na kenshi ibigeragezo kugira bigutegeka gukora icyaha. Tuvuga nimba uri umukobwa ukaba umaze imyaka 40 ingahe nta mugabo urabona, ibigeragezo kenshi na kenshi uzahura nabyo ni abagabo bazaza bagusaba kuryamana nabo. Abagabo bazaza bagusaba ngo umusambane. Abasore uzabona bazaza bakugerageza ngo umusambane. Urumva? Nubwo wenda ibyo bishuko abakobwa bose muri rusange bawo ngo ahari bahura nabyo, ariko wowe umaze kugera mu gihe cy'imyaka ikuze, iyo uhuye n'abagusaba gusambana nabo, Satani araza akakubwira ngo ubundi se uraramira iki se ubundi se ubwo uzapfa nta mwana ugira, ubundi se iyo Mana itaraguhaye umugabo, iyo Mana itarakugira neza se ubundi, iyo Mana unabyo se ubundi yo ni bwoko ki? Satani araza akakubwira ngo ubundi se uri muri rengagiza, uri wango uri yakweraga n'icyo gihumbi nibura ukigura amafuta, nawe se nagenda se uzabahute. Urumva? Ubwo n'uburyo bw'ibigeragezo. Ariko hari n'ibindi bigeragezo twakwita nabyo nubwo twabushyira mu rwego rw'ibigeragezo, ariko byo ntabwo biba hari ibindi bigeragezo bikwegwa n'umuntu ku giti cyiwe. Urumva? Tuvuge abakobwa mubabarire kuko ari mwe natanzeho urugero cyane, ariko nyine mufashe tuvuge ubutumwa bwiza nta kundi. Wenda uri umukobwa, wenda tuvuge urugero, wenda waguye mu cyaha ubyarira iwanyu, umugabo yanga kugufasha kurera umwana wenyine, habamwe ibibazo bivuna. Urumva? Icyo ngicyo nacyo ni ikigeragezo, ariko ni wowe ugikweza. Wenda se uri umusore ugiye kwiba, baragufashe, baragukubise, baragufunze, uragiye umazemo imyaka wenda 10, wenda hamwe bagukubise kuko urumva gufata igisambo ntago ari uburyo bworoshye, nyine murarwana. Ese niba bagukubise bakagucaca akaboko, no ko udafite akaboko cyangwa akaguru, nacyo ni ikigeragezo. Ariko urumva icyo ngicyo no ugikuruye, iyo utajya kwiba nta muntu ajyaga kugukubita. Rero icyo nshaka kugaragazamo hano, hari ibigeragezo umuntu akwega ku giti cyiwe, umuntu we yizanira, hakaba n'ibigeragezo biza nta ruhare na rutoya wabigizemo, ukajya kubona ukabona nyine biraje. None se nimba uri umukobwa ukamara imyaka 40 nta urakurambagiza, none se ntacyo utakoze wenda ngo wisige nkuko n'abandi bisiga, nta n'icyo utakoze kugira ngo umere nkuko n'abandi bameze, ariko wenda ugiye kubona ubona imyaka 4 irahenutse, ibyo ni nta kindi wabikoraho. None se nk'ubu ngubu wenda nk'umuntu ikindi nanone, wenda umuntu araje aravuga ati wowe runaka narakubonye urimo kwiba kwa runaka. Ibyo bintu nta kintu wakoze kugira ngo umuntu
agira bigushinja, ahubwo nyiri kubigushinja bafite impamvu ziwe, ariko wowe ntacyo wakoze, ni ibintu bije gutyo wagejeje akanavuga ati ndarengana, reka dabanze kubyumva. Mbese wakora iki nyine? Ibyo urumva rero ndimo ndashaka kugaragaza ibigeragezo bihamagawe n'umuntu ku giti cyiwe, n'ibigeragezo bigize gute bije. Ibigeragezo uhamagaye ku giti cyawe, akamaro kabyo nako turaza kukabona hano. Nabyo bifite akamaro, ntabwo bipfa kuza gutyo gusa, nabyo bifite akamaro. Noneho reka tubanze dufashe abakristo tuvuge kuri ibi ngibi umuntu atahamagaye. Reka twifashishe igitabo tubanze dusome Yakobo igice cya mbere umurongo wa 12. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 12. Hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo, iryo Imana yasezeranije abayikunda. Urumva akamaro k'ibigeragezo? Ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemera azahabwa ikamba ry'ubugingo, iryo Imana yasezeranije abayikunda. Rero nyuma y'ibigeragezo hari ikamba wambikwa. Haleluya. Ibigeragezo ni ibigutegura kugira ngo niba ukunda Imana koko bimenyekane koko niba uyikunda. Kubera yuko umukobwa udakunda Imana iyo ahuye n'umusore umusaba ko basambana agenda yiruka. Niyo abyanze umuseje arabyemera kuko adakunda Imana. Niyo abimusabye aramubwira ngo buretse ejo nzagusubiza, kuko muri we n'ubundi muri we ntabwo akunda Imana, nyine ntabwo arasobanukirwa Imana iyo ariyo. Ariko umukobwa wubaha Imana iyo ahuye n'umusore umusaba gusambana aramubwira ati ibyo bintu rwose ntuzagire uko urabimbwira, ahubwo nimba ari ibyo ducane no mu bana, ukavuga ngo ubihakanye wigendeye. Umusore wubaha Imana iyo ahuye n'abandi basore bamusaba ngo uyu munsi bajya kwiba kwa runaka, arababwira ati ahubwo njyewe sinzongera no kugendana namwe, umubano wanjye namwe ahubwo ugira gute unahagarare. Urumva? Umuhanuzi wubaha Imana iyo ahuye n'abamubwira ngo tujye gutwika runaka, arabihakana akabyaga akavuga ati ahubwo mwebwe sinzongera no kugendana namwe. Icyo nacyo ni ikigeragezo. Ushobora kuba umaze icyumweru nta kintu cyo kurya ubona, nta n'umwenda ufite, umuntu akaza akakubwira ati ko uri umukozi w'Imana, kuri buri kantu tujya gutwika urabona 100 nawe ubeho neza. Hey, ngo turabizi mu batubanjije Abisirayeli, ibya Balamu na Balaki turabizi. Yahawe indamu ngo ajye kuva mu bwoko bwa Isirayeli. Nanjye ubwanjye hari umuntu wigeze kumpamagara arambwira ati wowe waje i Kigali nkakwereka tuzajya tujya mu byumba tutwike baduha amafaranga. Naramuhakaniye kuko ubwami bw'Imana ntabwo ari amafaranga. Narababwiye bene data hari uburyo umuntu ashaka mukamwe amafaranga. Nawe ubwawe uyu munsi ushobora kuba uri umukozi w'Imana, abantu bakitwaza impano yawe bakakoreza bakagushyira mu bintu bitari ngombwa. Ariko ibyo ngibyo ukwiye kubihakana, kuko icyo ni ikigeragezo. Rero nuko ngo rero Satani cyakora araza akakwereka indamu z'akanya gatoya. Urumva? Akakubwira ati wowe ibi ngibi nutabikora ntabwo uri bubeho. Ibi nabyo nubikora birakugirira akamaro. Ariko hagati muri cya kigeragezo, aho naho niho Imana ihagaze kugira ngo irebe kwizera koko kwawe kufi. Ubundi hatabayeho ibibazo, hataho challenge, ntago umuntu haba natwe ubwacu mu buzima bwacu. Iyo ukunda umuntu nawe hari igihe nawe umutega agatego kugira ngo urebe ko agukunda. None se mwebwe nimba mugerageza abo mukundana kugira ngo murebe ko kuko babakunda by'ukuri, kuki mwumva ko Imana yewe itagira ngo itazabagerageza? Ariko noneho target irimwe aha hagati. Satani icyo abashaka ni ukukuyobya kugira ngo ubusanye n'ijambo ry'Imana icyo rivuga. Noneho iyo wemeye ugahakanira Satani ukanamba ku Mana, Imana nayo cya cyubaro wayihaye n'ubundi n'icyongera n'ubundi kakugarurira nawe. Haleluya. Turebe Yobu igice cya mbere. Turebe Yobu igice cya mbere. Yobu igice cya mbere umurongo wa 20 haravuga ngo maze Yobu aherako
arahaguruka ashishimura umwitero we, arimoza yikubita hasi, arasenga ati, navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Uwiteka niwe wabimpaye, kandi Uwiteka niwe ubitwaye. Izina ry'Uwiteka rishimwe. Uyu mugabo witwa Yobu ni umuntu wabayeho, nubwo bamwe bakunda kuvuga ngo ni igitekerezo, ariko Yobu Bibiliya ivuga details ziwe, ikavuga naho yari atuye. Ibyo si byo shaka kwinjiramo, icyo nacyo ni ikindi. Ariko Yobu yarari mu bantu batunze, yarari mu bantu bafite ubutunzi, yarari mu bantu bameze neza. Ariko umunsi umwe Imana ibaza Satani ati, Satani uvuye wari hehe? Aravuga ati, mvuye gutambagira isi. Imana avuga ati, wabonye umukiranutsi wanjye Yobu? Satani avuga ati, ubundi se yabuzwa n'iki kukubaha? Icyatuma atakubana igiki? Wamuhaye amatungo, wamuhaye umuryango, wamugiriye neza, icyatuma atakubana igiki? Ariko Imana yo yarizi yuko kubaha Imana kwa Yobu kudashingiye ku bintu, kudashingiye ku nka yari afite, kudashingiye ku bana yari afite, kudashingiye ku mugore yari afite, kudashingiye ku kintu icyo ari cyo cyose. Yobu yari afite urukundo muri we rwo gukunda Imana koko by'ukuri koko. Ni nacyo cyatumye Imana ibwira Satani ati, wowe noneho rero ibintu by'iwe ndabiguhaye, jyana, ariko ubugingo bwe nibwo utagomba kujya gukoraho. Yobu rero yahuye n'ibibazo bitandukanye. Umunsi umwe agahamagarwa ati, inka yawe iguye aha n'aha. Igihe kijya kureba ati, intama nazo aha n'aha nazo zirapfuye. Igihe kijya kureba bati, inzu iguye ku mugore wawe. Igihe kijya kureba ati, n'abakazana bawe nabo barapfuye. N'igihe kiri muri ibyo ngibyo n'umubiri utangira gufatwa n'ibishuti. Urumva ibintu byitwayo bikitwayo cyose kirahindana, cyose gihura n'ibibazo. Ariko ahangaha Yobu ntabwo, kuko muri we yarafite gukunda Imana, kuko yakundaga Imana adashingiye ku kintu icyo ari cyo cyose. Kuno murongo wa 20, umurongo wa 20 aravuga ati, navuye mu nda ya mama ntacyo ufite, nzasubira mu nda y'isi n'ubundi ntacyo njyanye. Uwiteka niwe wabimpaye, kandi nawe ubyishubije. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Dukomeje kuri Yobu rero, hirya nyuma y'ibyo byose ntabwo byahagarariye aho ngaho. Noneho yatangiye guhura n'ibicantege, abaza kumuca intege noneho mu buryo bw'umwuka, bakaza bakamubwira ati, ariko Yobu wowe, ikintu cya mbere twari tuzi ko wowe uri umuntu wubaha Imana. Ntabwo Imana yaguteza ibi bintu. Ubu wacumuye ku Uwiteka, gerageza wihane, twebwe twaje kugira ngo tugufashe wihane. Urumva? Ariko Yobu we yarazi ko we n'Imana nta kibazo bafitanye. Akaba ari nayo mpamvu muri no misa none duhamagara umuntu wese ngo, nyaboneka gerageza wowe mu mutima wawe ugira wubaka ubusabane hagati yawe n'Imana. Ureke gusenga Imana wumvanya abandi bantu. Iteka murababwira ngo, gerageza uhamagara Imana wumve ko ikwitaba. Ni wumva itakwitaba, ushakisha rezo neza y'ukuntu yakwitaba. Eske ko mufata amatelefone mugahamagara, wakumva umuntu mutumvikana ukashakisha mwango mwabasha kumvikana? Kuki wasenga Imana wakumva utayumva ngo nibura ngo ushakisha uburyo wakumva nibura mumvikana? Aba bantu barazaga bakabwira Yobu bakamubwira bati, wowe wacumuye ku Uwiteka, ihakana Imana yawe, noneho wowe gerageza. Urumva baje kumubwira ngo baje kumwihanisha. Yo barazi ko nta kibazo afite. Noneho nyuma baragaruka baramubwira bati, uburiya iyi Mana wakurikiye nayo nta kigenda rwose. Ubundi se iyi Mana yawugumije kunambaho, reba abana bagushizeho, umugore yarapfuye, amatungo yarapfuye, inzu zarasenyutse, ubundi se uracyamara iki? Umubiri wawe warabembye, warwaye ibishute, nta cyimari. Ubundi se iyi Mana itabasha kugukiza, wakwihakanya Imana yawe ukipfira. Ati hakana Imana wipfire n'ubundi wigendere, n'ubundi nta kamaro kimaze. Ariko Yobu yarazi Imana by'ukuri. Haleluya! Bakristo uyu munsi icyo tubabwira, mumenye Imana y'ukuri, muve mu kigari. Acha kuvuga ngo Muhammad yaravuze, reka kuvuga ngo Branham yaravuze, reka kuvuga ngo runaka yaravuze. Yavuze iki? Singira icyo Kristo agufatiye. Kristo agufitiye iki mu biganza? Narababwiye ngo Kristo wenyine niwe wavuze ngo abarushye n'abaremerewe muze musage ndabaruhura. Ikintu cya mbere, iyo wakire Kristo muri wowe wumva uruhutse. Icya kabiri, ugendana umutima utuje. Ikingenzi cya mbere nuko dufite isezerano kandi ryo kazagaruka kugira gute kutujyana.
narababwiye ngo muri bariya bose n'abandi muzi n'abandi ntazi, hari n'abandi ntaranamenye barahari nabo ngo babahanuzi, nabo ngo b'intumwa, ariko nta n'umwe muzasanga wahingura kuvuga ijambo babwira ati yemwe abankurikiye nzabaha ubwami, nzabajyana hanaha. Reka da shwe, barababeshya bakababwira ibyo bababwira, bakabasiga mu rujijo bakigendera, namwe mukabakurikira. Ariko Yesu wenyine niwe wavuze ngo nzagaruka mbajyane, niwe wavuze ngo abarushye ndabaruhura. Nta nubwo turindiriye umunsi wo kugaruka gusa, n'uyu munsi iyo urushye ukamwegera uraruhuka. Haleluya. Iki nicyo cyatumye rero Yobu akomera, ntiyacika intege, ntiyanamuka. Baramubwira ngo ihakana Imana wipfire, ariko ntiyacika intege, nawe akomeza gusenga. Rero Yobu si wowe n'ibigeragezo wenyine. Iyo dusomye hano muri Samweli wa mbere, igitabo cya mbere cyanditswe na Samweli, igitabo cya mbere cya Samweli, Samweli wa mbere igice cya mbere umurongo wa 6, ngo kandi mukeba we yajyaga amubabaza cyane, akamutera agahinda, kuko Uwiteka yari yamuzibye inda ibyara. Haleluya. Aba nabo ni abagore b'umugabo witwaga Elukana. Harimo Hana, harimo Perina. Noneho Hana we yagize ikibazo cyo kubura urubyaro, ariko Perina we arabyara. Noneho uyu Perina yajyaga ngo ababaza Hana cyane, akamutera agahinda, urumva, akamushinyagurira. Nababwiye ngo ibigeragezo bivuye ku Mana, ibigeragezo bije kukwereka Imana, bije kugusigira ubuhamya, bije kukubaka. Nta mahitamo wowe ugira yo kugira ngo bize ujya kubona ukabona byaje nyine, kandi biza wowe nta cyaha ufite. Nababwiye ko ushobora kujya kwiba bakaguca ukuboko, cyangwa bakakunogogora mu ijisho, kubaho nta kuboko ugira, kubaho nta jisho ugira. Icyo ni ikigerageza, ariko ni icyawe wowe wihamagariye. Ushobora kujya gusambana bakakwanduza sida, cyangwa se bakagutera inda y'indaro ukarera wenyine, ariko ibyo ngibyo ni wowe ubizanye, ibyo ngibyo ni wowe ugeze gute ubyihamagariye. Ariko kubura urubyaro nta mahitamo wabigizemo wowe, ni ibintu byaje nyine ubisanga gutyo, kuko wowe ntacyo wakora nyine. Uyu rero nibyo byabaye kuri Hana rero, akajya amubabaza cyane, akajya amubabaza cyane. Ariko nkuko nababwiye, akamaro k'ibigeragezo utagizemo uruhare, bije kukugerageza, bije kugusigira ubuhamya, binasiga izina ry'Uwiteka rimenyekanye, bisiga izina ry'Uwiteka rihabwa ngo rihawe icyubahiro, bisiga hamenyekanye Imana igomba gusengwa iyo ariyo. Ntabwo twabisosoma byose kubera umwanya, ariko hano nawe ngo yaje kubyara, kandi kubyara kwiwe havuyemo umugisha. Namwe muzabisome, namwe muzabibona. Yobu nawe ibyageragezo byiwe nawe byaje kujya gute, byaje kurangira, kandi kuvuga ngo kurangira kwabyo Imana yaramukubisha inshuro nyinshi. Haleluya. Aburahamu nawe n'icyo kigeragezo, nawe yagira gute, abura urubyaro. Ariko urubyaro rwiwe aho rwaje kuzira n'uyu munsi ni inkingi ya mwamba dufatiraho urugero mu byo kwizera. Rero ibigeragezo ni byiza ku mukristo, kuko bisiga izina ry'Uwiteka rihawe icyubahiro, kandi cya cyubahiro wahaye Imana iyo bihagazemo ukabitsinda, n'ubundi cya cyubahiro nawe Imana ikajya gute, ikakikugarurira. Ariko noneho ibigeragezo ku munyabyaha, ibigeragezo ku munyabyaha ni inkoni y'Imana imucyamuza kugira ngo ave mu nzira mbi agarukira Uwiteka. Haleluya. Buriya ibigeragezo ku munyabyaha, urugero niba ugiye ugasambana bakagutera sida, cyangwa bakagutera n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, cyangwa se ukavanamo n'uwo mwana ugafata risike zo ugafata inshingano zo kurera wenyine kandi utabyaye wenyine, biravuna mutagira ngo ni ibintu byoroshye. Iyo uri umunyabwenge ureba ko bya bintu wakoze atari byo,
ukavuga ati iyi nzira ntabwo nzongera kuyica, ugacyamika ukagaruka. Haleluya. Ariko iyo umwana wo kurimbuka ushyiraho n'uwa gatatu, ugashyiraho n'uwa kane, ugashyiraho n'uwa gatanu, ugashyiraho n'uwa gatanu, bikaragira nawe urundutse. Ubuse n'abantu mujya mwumva baguye mu burayi? Ntabwo mujya mwumva se baguye mu tubari? Nta bantu mujya mwumva se baguye mu byaha runaka, bafatiwe mu cyuho bagiye kwiba bakabipfiramo? Ariko nubwo uburyo nubwo ababipfiriyemo haba harabayeho imbuzi imbere zibanza kumwereka ko iyo nzira arimo agendamo ari mbi. Haleluya. Nibyo twavugaga yuko ibigeragezo ntabwo umuti wabyo ari ukubisengera ngo biveho. Oya, rwose njya mbona abantu bajya gusenga, nanjye ubutayu narabusenze, nandi hose nagiyeyo, yewe nubwo mu mazi narabusenze, ukajya gusenga ukavuga wenda nk'umuntu yaje araguhanurira ngo Imana igukijije urupfu. Igukijije urupfu se none se rugiye hehe kandi? Ngo nabonye ibi n'ibi, ngo nabonye ibigeragezo. Umuti wabyo ntabwo ari ugusenga uvuga ngo biveho, ahubwo umuti w'ibigeragezo ni ugusenga uvuga ngo Mana umpe imbaraga zo kubihagararamo kugira ngo mbashe gutsinda iki kigeragezo. Ugasaba Imana imbaraga kugira ngo ubashe kugitsinda, hanyuma kandi ukemera kubana nacyo. Kugitsinda rero nuko rero umuti w'ikigeragezo kugitsinda ni ukwemera kubana nacyo, ukemera ko nimba mu gihe kigihari ugomba kwemera ukabana nacyo, kandi ugahagarara nk'inyangamugayo, ntutsindwe n'uburiganya bwa Satani. Satani ntazagushore mu busambanyi ngo ni ukugira ngo ukunde ubone imibereho. Yego uzagenda usambane baguha ibyo 10,000 cyangwa binga, ariko uzabirya bishire kandi ujyane wa mugayo kandi uzakuramo ingaruka. Uzajya kwiba wenda ubwa mbere, wenda hari ntibagufate ubacike, ariko uzaba ujyanye umugabo mu maso y'Imana. Ubwa kabiri Satani azongera kureshye, ugende none bagutsindeyo ugwe mu cyaha. Umuti w'ikigeragezo ni ukwemera kubana nacyo. Haleluya. Ibi tubabwira ntago ari amakabya nkuru, hari ibyo twabanye nabyo bigezeho biragenda, n'uyu munsi ibyo tubana nabyo n'ibigero bizagenda, kandi n'ibitagenda bizarorera. Ariko Yobu yaravuze ngo ngewe nzagumya kuba inyangamugayo, ntago nzihakana Imana yanjye. Haleluya. Abo bantu rero bahagarara gutyo niba Imana ishaka. Haleluya. Abantu bahagarara bakavuga bati ntago nzikora kuba inyangamugayo, imyaka yabijana nta mugabo, nzemera mve mu isi nta mugabo, ntazi umugabo, ntazi cyitwa umugabo icyo ari cyo, nava mu isi nta mafaranga nta modoka, nzemera ngende ntazi cyitwa imodoka icyo ari cyo cyangwa inzi icyo ari cyo, ariko sinzikora kuba inyangamugayo. Haleluya. Kuko nubundi ibyo Satani aza kwereka nubundi urabyakira mu kanya gato bikakubana umuyongo, mu kanya gato kabitamwa amarira, kandi na cyane nacyo wagikoze wivanyeho kuba inyangamugayo. Rero akamaro k'ikigeragezo ni ukugira ngo ukomere muri cya kigeragezo. Iyo Imana igutabaye, urugero nk'uriya hana twavugaga, yaje kugeraho abona ukuboko kw'Imana. Yobu nawe yaje kugeraho nawe abona ukuboko kw'Imana. Aburahamu nawe yaje kugeraho abona ukuboko kw'Imana, bituma akomera. Ni nayo mpamvu Imana yaje kugerageza Aburahamu, iramubwira ngo umwana wawe noneho genda umuntambire, kandi koko yaramujyanye ajya kumutamba nta kibazo afite. Imana iramubwira ati sigaho reka kwihekura, ariko yari yamaze kujya kumutamba. Uyu munsi umwana wawe wakwemera kumutamba? Uyu munsi wakwemera kumera nka Aburahamu? Wakwemera kuba nkaho muri Hana ukihangana? Wakwemera kuba nka Yobu ukihangana? Aho rero nawe n'Imana ikurindiriye kugira ngo ubashe kuba kuhamya kandi ubashe gukomera. Rero Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza. Murabona yuko gusengera ibigeragezo ngo biveho ntago ari ikintu cyiza, kubera ko murimo murabuza imbaraga z'Imana gukora. Urya munsi uba uri gusenga uvuga ngo Mana ngo nkeneye igitangaza, ngo nkeneye kukubona, igitangaza naho kiva. Niba uri musengera igitangaza cy'Imana, witegure n'ikigeragezo. Nutsinde ikigeragezo uzabona igitangaza cy'Imana, ariko nutsindwa nta gitangaza cy'Imana uzabona. Ntabwo uzigera ubona. Niba ushaka kukoko kw'Imana gukora, nuko wemera kuba mu kigeragezo, ukemera kikagukamura kikongera kikagukamura, noneho urwa rukundo rw'Imana rukaguma muri wowe, ukavuga uti sinzi kuro kuba inyangamugayo. Nyuma yaho uzabona kugira neza kw'Imana, kandi ntuzavuge ngo jewe ngo iki kigeragezo ngo ndacyemeye kugira ngo ugende gutya. Uzavuga uti jewe niyo napfa ariko sinzareka kuba inyangamugayo. Haleluya. Rero Imana ibagire neza, Imana ibahe umugisha.
nize neza ko umwuka w'Imana hari icyo aza gukomeza gukora mu mitima yanyu, mukazabona kugira neza kw'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye kuko ugira neza bugacya bukira, tugushimira urukundo rwawe n'umuntu bwawe, tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye abari hirya no hino bumvise ijambo ryawe ko ribasha kubakomeza no kubabera impamba ndetse n'inkoni bicumba, kuko ijambo ryawe ari ryo tangiriro ry'ibintu byose, ari naryo herezo ry'ibintu byose, mu izina rya Yesu. Amen.